umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB yitwa Dr Murangirwa Bitsiri ubu noneho yamaze kumara impungenge abantu benshi baramaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga batishimiye kimwe mu byemezo RIB yafashe cyo kugenda yerekana abakekwaho ibyaha bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Ngira ngo maze iminsi mwari mugenda mubibona ko abantu bakekwagaho ibyaha bitandukanye bafatwaga bagashyikirizwa inzego z'ubutabera ndetse bakabanzwa bakerekwa n'itangazamakuru. Ibi rero byagiye birakaza bamwe mu bantu ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ko atari ibintu bikwiye kubera ko ukekwa kumushyira ku karubanda ibi nabyo ngo bitaba bikwiye. Dr Murangirwa Bitsiri rero yamaze gushyiraho umucyo, yatangaje ko ngo kwereka abantu bakekwaho ibyaha ibi ngibi bidakorwa kugira ngo berekwe itangazamakuru gusa, ahubwo bagira ngo berekwe igihugu muri rusange ndetse n'abatura Rwanda kugira ngo bamenye uko akazi gakorwa ndetse n'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rurimo rurakora akazi. Yatangaje ko rero kwerekana abanyabyaha ibi ngibi ngo byemewe n'urukiko rw'ikirenga ngo nta cyaha kibirimo. Dr Murangirwa Bitsiri amaze kubazwa n'umunyamakuru ngo ese mushaka kubishyiraho umucyo, yavuze ko ngo n'ubundi umucyo usanzwe uriho, ahubwo abantu bifashisha amarangamutima yabo bagira maze bagashaka kwerekana ko ibyo RIB ikora byo gushyira abantu ku mugaragaro bakoze ibyaha ngo bidakwiye, ariko ngo itegeko nshinga rirabyemera kandi urukiko rw'ikirenga rurabyemera. Dr Murangirwa Bitsiri mu yandi magambo bivuze ko abakekwaho ibyaha no mu Rwanda bazakomeza kugaragarizwa abanyarwanda ndetse n'itangazamakuru kugira ngo ibyaha bakoze bigende birushaho kuba byamenyekana. Ibi rero byabaye nyuma y'uko hafashwe bamwe mu bayobozi bashinzwe ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge FDA bashyikirizwa ubugenzacyaha RIB. Bivugwa ko hari amafaranga bagiye bakira kugira ngo batange ibyangombwa ariko mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'uburangare bagiye bagira mu gukurikirana ibyangombwa batanze nimba icyo babitangiye koko aricyo bikora. Ibi rero Dr Murangirwa Bitsiri akaba yamaze kubishyiraho umucyo. Mu gitaramo cyari kibaye muri Kigali, ni igitaramo cyabaye cya Genesis Comedy. Ngira ngo abantu benshi umaze kuba mwamenya ibya kino gitaramo. Ni igitaramo gitegurwa na Fari Melisi washinze ino nzu ijyanye n'ibyo kuvuga urwenye. Kuri ubu rero harimo igice cy'abahanzi ndetse no guhura n'abandi bakomeye. Kuri uno mugoroba hariyo umuhanzi witwa The Ben aka The Tiger. The Ben yageze muri iki gitaramo maze asusurutsa abari bakitabiriye, anabaririmbira basogongeza ku ndirimbo ye nshya igiye gusohoka ikajya hanze yitwa Inshallah. Iyi ni indirimbo izaba ikomeye cyane, ndakurahiye. The Ben uyu niwe wasogongeje abantu be kwino ndirimbo. Reka nkumvishe kuri by'ini ndirimbo maze utubwire nimba koko ino ndirimbo izaba itwika. Ujye muri comment kandi wiberwe kanda like ndetse na subscribe kuri iki kiganiro.